Ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kuba ikaze bakunzi ba Muhumudetseri by'umwihariko uyu mwanya tubategura ndetse kandi tukabagezaho amakuru abagezweho, amakuru abasohotse mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye yaba ari bivugwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, aho tujya mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye tukabatoranyirizamo inkuru ziba zigezweho, ziba zikenewe kumvwa n'abanyarwanda bagiye batandukanye, yaba ari abaherereye mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda n'abandi mwese muba mukeneye kumva ibiganiro byacu bitangwa kuri Muhumudetseri. By'umwihariko rero uyu munsi tukaba twabateguriye ingingo igezweho ikomeje kugenda yibazwa n'abantu benshi bagiye batandukanye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho ari ikiganiro cyo kuko gifite umutwe ugira uti sobanukirwa uko wagura ibendera ry'u Rwanda. Ushobora kuba utunguwe, sobanukirwa uko wagura ibendera ry'u Rwanda. Nkwibutsa ko niba ari bwa mbere ugeze kuri YouTube channel baho hasi, nimba utakora subscribe kandi subscribe ndetse kandi bikukanda ukazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. By'umwihariko rero muri kiganiro tugiye kurebera hamwe uburyo wagura ibendera ry'u Rwanda. Ese warigura gute? Waca he? Ibiciro by'aya mabendera y'u Rwanda ni ibihe kuko agenda rutanwa? Hari ibendera ritoya yo gushyira ku meza, hari abasumbanwa manini maremare, byose hamwe tugiye kurebera hamwe ibiciro by'aya mabendera. Ese buri wese yemeye kurigura? Byose byose tukarebera hamwe. Nkwibutsa kureba ino video mpaka irangiye kugira ngo usobanukirwe byinshi. By'umwihariko nge ndi Thierry Muhumuza, mbaha ikaze muri iki kiganiro. Witegereje neza mu biro by'inzego za leta, abikorera cyangwa se bamwe mu banyarwanda bajya mu mahanga, usanga benshi bafite ibendera ry'igihugu. Bamwe rero bakaba barayahawe mu buryo bugiye butandukanye mu gihe baba bagiye mu butumwa boherejwe n'igihugu, ndetse abandi ugasanga baragiguriye ku giti cyabo kugira ngo aho buri wese cyangwa se aho ariho hose bamenyekanishe igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ushobora kuba warigura uri mu mahanga. By'umwihariko rero ibendera ry'u Rwanda ni kimwe mu birango bikomeye cyane kandi byubahwa na buri wese, ndetse kandi bishyurwa ku nyubako z'ubutegetsi bw'igihugu. Itegeko rero rikaba rigena imiterere, ibisobanuro ndetse n'imikoreshereze ndetse n'iyubahirizwa by'ibendera ry'igihugu. By'umwihariko ibendera ry'igihugu rikaba rikorwa mu mwenda wa polyester 100%, ndetse kandi indodo z'uruteranyirizo rw'ibendera n'amabara agiye atandukanye rigize. Ntago ushobora kubireba ngo ubimenye cyangwa se ngo uribone ubone amabara rigize cyangwa se indodo zigize amabara agize ibendera ry'igihugu, ntago wapfa kuribona. By'umwihariko rero ibendera ry'igihugu riba rigizwe n'amabara atatu, ariyo icyatsi kibisi, umuhondo ndetse n'ubururu. Ibi ngibi nabyo rero bikaba biba bifite ubusobanuro bwabyo. Reka nabyo turebere hamwe mbere ko tugera ku biciro by'amabendera ukagiye agura ndetse naho wayagurira. By'umwihariko rero icyatsi kibisi gisobanura neza icyizere cy'uburumbuke hakoreshejwe neza imbaraga z'abanyarwanda ndetse n'ibiri mu Rwanda. Ahangaha reka tugasubiremo. Icyatsi kibisi gisobanura neza icyizere cy'uburumbuke hakoreshejwe neza imbaraga z'abanyarwanda ndetse n'ibiri mu Rwanda. Naho ibara ry'umuhondo risobanura neza ubukungu bw'igihugu. Abanyarwanda baba bagomba guhagurukira umurimo kugira ngo bagere ku bukungu bwabo burambye babikesha imbaraga zabo. By'umwihariko rero uwo nguwo ni umuhondo. Umuhondo usobanura neza ubukungu bw'igihugu, aho abanyarwanda baba bagomba kugera ku bukungu cyangwa se baba bagomba guhagurukira umurimo kugira ngo bagere ku bukungu burambye babikesha imbaraga zabo. Naho ibara ry'ubururu ryo riba risobanura umunezero ndetse n'amahoro. Abanyarwanda baba bagomba guharanira amahoro, ndetse kandi ayo mahoro akaba azabageza ku bukungu burambye ndetse n'umunezero. Aka kantu ko tugasubiremo. Ubururu baba busobanura neza umunezero ndetse n'amahoro. Abanyarwanda baba bagomba guharanira amahoro, amahoro akaba azabageza ku bukungu burambye ndetse n'umunezero. Sibyo kandi gusa bigaragara ku ibendera ry'u Rwanda, haba hagaragara izuba ndetse n'imirasire by'umuhondo wa zahabu. By'umwihariko rero ibi ngibi bikaba bisobanura urumuri ruba rugenda rwiyongera, rumurikira buri wese umunyarwanda ahari ahava akagera. By'umwihariko rero ibi ngibi byerekana ubumwe, gukorera mu mucyo ndetse kandi no kurwanya ubujiji mu banyarwanda. By'umwihariko rero ubutumwa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yashyize kuri X ku itariki 5 Nzeri 2025, ubwo ni ku munsi w'ejo, bugaragaza ko umuntu ashobora kugura ibendera ry'igihugu anyuze ku rubuga rw'Irembo. Ese bikorwa bite? Bigenda bite? Ibiciro ni ibihe? Reka turebere hamwe. Ukimara gufungura irembo.gov.rw uhita umanuka hasi ukagera ahanditse itangazamakuru ndetse n'imibereho myiza y'abaturage.
hanyuma rero ukimara kuhagera uhita winjira ahanditse gusaba ndetse no kwishyura ibendera ry'igihugu, ukuzuza ibisabwa aho ngaho hasi ugeze. Aka kantu reka tugasubiremo. Winjira ahanditse cyangwa se ukimara gufungura irembo.gov.rw uhita umanuka hasi ukareba ahantu handitse ngo itangazamakuru ndetse n'imibereho myiza y'abaturage, hanyuma ugahita winjira ahanditse gusaba ndetse no kwishyura ibendera ry'igihugu, ukuzuza ibisabwa. Sisitemu kandi kigera aho ngaho ihita igusaba kuzuza imyirondoro ndetse no guhitamo ingano y'ibendera wifuza kuba wagura, ibiciro byaryo ugendeye cyangwa se hagendewe uko bigenda ringana, iritoya ndetse n'ibindi bigenda bihinduka. By'umwihariko rero nk'urugero, ibendera rito cyangwa se ibendera rishyirwa ku meza, by'umwihariko rero ibendera rito cyangwa se ibendera rishyirwa ku meza riba rifite igiciro cyihariye. Iri ngiri rikaba rigurwa ibihumbi 15 by'amafaranga y'u Rwanda. Iryo ni ibendera ritoya rishyirwa ku meza. Naho ibendera rikozwe nk'umudari cyangwa se ibendera rikozwe nk'umudari, iri ngiri rikaba rigura amafaranga ibihumbi 3 by'amafaranga y'u Rwanda. Naho ikirango gisanzwe cya Repubulika y'u Rwanda cyo kikaba kigura amafaranga ibihumbi 25 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibendera rinini riba rigenewe kuzamurwa imbere y'inzu cyangwa se imbere y'inzu zigiye zitandukanye z'ubutegetsi ndetse n'ahandi riba rikenewe. Iri ngiri rero ni ibendera riba rifite ingero zigiye zitandukanye za santimetero 195 z'uburebure ndetse na santimetero 130 z'ubugari. Iri ngiri rikaba riba rifite umugozi w'umuhondo. Iri ngiri rikaba rigura ibihumbi 45 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe ibendera nk'iri ngiri ridafite umugozi w'umuhondo ryo rigura amafaranga ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda. Aka ngaka nako reka tugasubiremo neza kugira ngo buri wese agasobanukirwe. Ibendera rinini riba rigenewe kuzamurwa ahantu henshi hagiye hatandukanye ku nzu z'ubutegetsi ndetse n'ahandi riba rikenewe. Iri bendera ni ibendera riba rifite n'ingero ziba zifite uburebure bw'195 z'uburebure ndetse na santimetero 130 z'ubugari. Iri ngiri rikaba rifite umugozi w'umuhondo, rikaba rigura amafaranga ibihumbi 45 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe ibendera nk'iri ngiri ridafite umugozi w'umuhondo ryo riba rigura amafaranga ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda. Ingingo ya 7 y'iri tegeko ikaba ivuga ko nta muntu ku giti cye wemerewe kuba yagura cyangwa se yatunga ibendera ry'igihugu. Icyakora umuntu yemerewe gutunga ndetse no gukoresha amabara afatanye ku buryo nyine biba bigaragaza cyangwa se binashushanya ibendera ry'igihugu. Ibyo ngibyo byo biremewe ku muntu ku giti cye byihariye. By'umwihariko rero ibendera rinini ry'igihugu rizamurwa imbere y'inzu z'ubutegetsi zigiye zitandukanye ndetse n'ahantu hagenewe cyangwa se hategurirwa cyangwa se haba hagenewe gukorerwa imihango y'igihugu ndetse n'inzego zigiye zitandukanye zibifitiye ububasha cyangwa se ahandi hantu hagiye hatandukanye hateganywa n'amategeko. By'umwihariko rero icyakora iyo imihango irangiye muri igice tugaratseho haruguru, ibendera ry'igihugu rirubutswa. Ibi ngibi kandi binasobanura neza ko ibendera rinini ry'igihugu rishobora kuba kandi ryanazamurwa cyangwa se rishobora kuzamurwa aho ibigo by'abikorera biri cyangwa se n'ahandi hantu hagiye hatandukanye hakorerwa amashyirahamwe, ariko aya mashyirahamwe akaba yemewe na leta. By'umwihariko rero ibi ngibi bakaba barabisabiye uburenganzira cyangwa se barabiherewe uburenganzira na minisitiri ubifitiye cyangwa se na minisitiri ufite uburinzi bw'ibendera ry'igihugu mu nshingano ze. By'umwihariko ahangana ni kuri umuhumuza nkwibutsa ko nibwo bwa mbere kuri YouTube channel mutakora subscribe, reba aho hasi ukande subscribe ndetse kandi bigukanda kozogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Nge nditsiyero umuhumuza, andi makuru agezweho no mukanya.